Hello guys, this is your boy Musada Lucky. Nongeye kubasuhuza cyane mwese abantu bankunda bakunda Musada Lucky TV n'abakunda Gihozo TV show. Hano imbere yanjye mpafite umutumirwa nshaka kubereka, ariko nkuko muri kubireba muri kubona ibirombe yambaye. Sinzi niba muri kubona icyo kintu. Ndashaka kubatamo ntari nabereka isura ye mukaza kureba izi ntoki. Ese mwe guess uyu muntu ninde utabeshye uvugisha ukuri? Reba icyangwe abahagaze, yambaye neza cyane. Ntago ngiye kubatera amatsiko kubera ko nkuko bisanzwe uyu ni wa mukobwa wanyu Gihozo. My God, Gihozo tugiye kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe. Ndahangaha nka Musada Lucky, ariko guys ngiye kubabariza ibibazo byose mwakifuje kubaza Gihozo, abantu babasha kumugeraho ndetse n'abatabasha kumugeraho. Hari ibibazo byinshi cyane mujye mwifuza kumubaza ariko ntimubashe kubona uko mubimubaza. So ndahari ku bwanyu, ngiye kubatamo kandi namaze kumubwira ati nta kibazo na kimwe ngomba kumubaza ngo aze kugisimbuka, kubera ko ibyo nateguye byose ngomba kubimubaza. Ariko Gihozo harakesha. Gihozo urakeye n'ukuri kw'Imana. See the look, see the musatsi, see the beauty. Aha. So guys, Gihozo ndashaka ko dutangire tumusuhuza. Gihozo bimeze bite se man? You good? Ndakubona. Maze nerekane kino cyangwe guturuka hasi tuzamuka gake kugeza mu ifese. Wajya ntibuze kwirya cyane. So Gihozo ndashaka utangire nyine uvugisha abafana bawe ubabwira amakuru yawe. Bimeze bite? Okay, reka nangire ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye. Ndashimira nawe wandika commentaire, nawe usharinga, wewe walayikinze ibiganiro byanjye bimaze guca kuri YouTube channel yanjye. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze, nongere ikaze. Ikintu navuga rero kirenze nuko mbakunda, abantu bari kunyereka urukundo, mukomeze musharinge channel yanjye igere kure, mukomeze musapoting. So bize neza, uretse ko umwego ntabwo hameze bo, kiziba n'ibyo bari kubyumva neza, ariko I will be fine. So bahaye ikaze rero. Aha, Gihozo rero hari abantu basanzwe bakumenyereye bakubona ahantu hagiye hatandukanye. Gihozo watangiye tukubona mu itangazamakuru, birangiye tukubona muri filime, kandi hari n'ibindi bintu tukuzimo. Ese Gihozo koko none mana yanjye ndatangirira kuki mpereze kuki? So reka dutangire rero tukuvuga abanyarwanda cyane bakuzi, uhavuge ndetse uvuge n'icyo uri guhakora. Abantu benshi banzi kuri hari abanzi muri itangazamakuru, kuri televiziyo, nakoraga ku maradiyo, hari abanzi no mu buzima busanzwe n'abanzi, ariko abantu benshi abo ndi kubwira ubu ngubu abenshi banzi mu filime y'umukire w'umiliyoneri, bigize umukozi wo mu rugo kubera urukundo, ica kuri Press Vision Studio, igaca no tugira channel zigera muri 3. Hari Press Vision Studio, hakaba na Press Vision, hakaba na Press Vision Films. Aho hose ni ushobora gusanga ibikorwa bya Press Vision ariko nunagaragaramo. So niho umuririmbyi kugaragara, kuko niwo mwanya nabaye mfashe, nabaye magaritse ibindi kugira ngo mbiteho mbashimishe. Murakoze. Aha, Gihozo mbere na mbere tutaye twakubeza kubijyanye na filime. Ndashaka ko gato tubanze tukagaruka mu itangazamakuru, kuko inshuro nyinshi niho abantu babanje kumenya, niho hantu babanje gukora. Gihozo cyo uvuye mu itangazamakuru? Ntabwo narivuyemo, ahubwo nuko nanze kumixinga. Urumva kuvanga itangazamakuru ukarivanga na filime ni ibintu bijya kumera kimwe, kuko byose biri muri showbiz, ariko iyo bivanze hari bimwe wangiza. So rero ngiye nanga kuvanga ibintu, nahisemo kwita guhagarika kuba mpagaritse itangazamakuru kugira ngo mbaze muri filime, kuko filime ni inzozi zanjye. Ngewe ukuntu nabitekerezaga numvaga ko hari ushobora kuba warahavuye kubera agashahara gake, gakeya, ariko ugahitamo kuza kwikinira filime. Gihozo ni ibihe byiza, ndabizi ko Gihozo uri umunyeshuri. Wiga East Africa University. Aha, wiga iki? Wiga ibijyanye n'itangazamakuru. Aha, good. Nicyo nashaka rero. Gihozo nkikugarura mu itangazamakuru kubera ko already umaze kutubwira ko wiga East Africa University, wiga itangazamakuru. Ni kiye cyiza wabonye mu itangazamakuru ku buryo cyakupushinze ugahitamo kujya kwiga itangazamakuru, kandi kuri aka kanya uri gukora uri umukinnyi wa filime?
so itangazamakuru reka wenda mbere mu buto bwanjye ahantu nize abantu twiganye primaire barabizi nakundaga nyine ibintu bya entertainment n'ibyo nkumva nyine najya nkorana udushya nkumva nyine najya ntanga amakuru najya mvuga ibintu byabaye ibintu nk'ibyo ngibyo so itangazamakuru narikunze kuva ndi umwana ndakwiyeho kuko na filime nazo nazikundaga nakinaga amatiyatire n'utundi dukorwa nyine tuba ku mashuri ariko itangazamakuru n'inzozi zanjye urumva nakuze mbikunda rero kuba warakuze ukunda ikintu byonyine biba bihagije kuba wakijyamo njyewe numva ko ariyo mahitamo ya mbere meza nagize kuba uretse ko nabanje kwiga teoloji gisoje n'ubundi mpita mbona ko itangazamakuru ni ibintu nkunda ndabareba why not ntabikora so mbikora ntaranabyiga ariko kubikora niba byamaye motivation yo kujya kubyiga urumva gukora ikintu udafiteho nyine experience ntabwo sometimes ntabwo ari byiza ariko nahise mpitamo no kuvuga ati niba ndi gukora ibi bintu hari ubundi bumenyi nshaka bwisumbuyeho mpitamo rero kujya kubyiga muri kaminuza nicyo kintu cyonyine cyatumye njya kubyiga kuko narabikundaga n'inzozi zanjye kwa nta yindi mpamvu. Gihozo rero reka tugaruke gatoya kuri uyu munsi wa none hari abantu bakunda entertainment basoje za segonderi bifuza kujya kwiga za kaminuza ariko bakumva ko kujya muri itangazamakuru sometime habamo imvune yego nibyo birashoboka ariko twebwe ntabwo aricyo cy'ingenzi kuko nta kintu ujyamo gishobora kukwinjiriza amafaranga cyangwa se kikugeza ku kindi kintu utavunitse icyo cyo turacyumvikanaho. Hanyuma Gihozo wowe nk'umuntu wabanje mu itangazamakuru hari challenges nyinshi wahuye nazo ariko none hari n'ibindi bintu biri positive yagusigiye ndetse n'ubu ngubu ko uri kuryiga already uzanarisubiramo. So nizihe challenges wahuye nazo mbere na mbere Giho mu itangazamakuru? Challenge ya mbere uhura nayo mu itangazamakuru ni ukubona igitangazamakuru kikugirira icyizere kuko biragoye hari n'ababyize hari n'abize itangazamakuru ariko badafite ahantu bakorera. Niyo challenge ya mbere uhura nayo kubura ahantu baguhereza icyizere ngo uze kwakora even if baba bataguhemba. Ikintu cya mbere nabonye kigora njyewe gusa ntabwo byangoye cyane kuko nari meze nk'umuntu uri muri iyo domaine kuko buriya nakoze filime mbere yuko njya mu itangazamakuru. Filime rero kubera kugenda uhura n'abasitari benshi bagenda babona nyine hari ibintu byinshi ushoboye bagenda baguhuza n'abandi bimereza umwanya wo kugira ngo mbonereho mpita ninjira mu itangazamakuru. Njyewe n'uburyo nabyinjiyemo byari ibintu bitagoye kuko natangiye namamaza ngiye kwamamaza kampani namamarizaga n'ubundi ni kuri channel yanjye reka nivuge namamarizaga Radiant Insurance Company. Urumva nagiye n'ubundi ngiye gukora ibijyanye no kuyamamaza kuri radio runaka natangire kuri radio Imanzi ngenda ngiye kwamamaza so birangira rero ijwi ryanjye ribaye ryiza birangira bamisemo ko na umukozi waho baha proposal y'ikiganiro nakoraga ikiganiro cyitwa The X-Ray Night cyari ikiganiro cya business ubuzima n'urukundo abantu benshi bamenye ku rukundo kuko nkunda urukundo nabwo rukankunda nkunda n'abantu bakundana so urumva njye ntabwo bigize bingora ariko ntibivuze ko nahuye n'iturusha nahuye n'ibintu byinshi bigerageza guhura n'abantu benshi bagutekerezaho ibintu byabo bashaka yego cyane abagabo mana yego guhura n'ibigeragezo byinshi ariko ikintu wari wambaje ngo inama nagira abana barangije segonderi bashaka kujya mu bintu by'itangazamakuru. Itangazamakuru ni ibintu byiza donc ni akazi keza ni akazi keza ushobora kuba wakora ukaguhesha ishema ahantu hariho hose. Uri umunyamakuru murabizi neza abanyamakuru ujya mu ntambara ushobora kujya mu ntambara ushobora gutambuka ushobora kuba byabaye bitari byiza we bakaguhereza umwanya ugatambuka. Murabizi ko abanyamakuru tujya ahantu perezida ari kuba ibintu byiza biryoshye ariko si ibyo gusa itangazamakuru ni akazi cyangwa se n'umurimo ushobora kuba wakora bikagira urwego rubikora bikagira n'aho bigushyira n'umuryango wawe ukaba proud yawe kuba uri umunyamakuru. Itangazamakuru rero ni umurimo mwiza cyane uryoshye ariko utabura challenge. Yego Gihozo rero hari amakuru ngiye mfite hari amakuru mfite yuko wize primaire ukayisoza ukajya muri segonderi ukayisoza ukajya kwiga n'ibindi ukabisoza ukajya kwiga n'ibindi ukabisoza ukajya kwiga n'ibindi ukabisoza ukabuje muri kaminuza. Giho ko atari doctora wize akaba atari PhD washakaga ukaba utarize masters nshaka kumenya ibyo bindi wabyize mu yihe level ko tuvuye muri segonderi tujya muri kaminuza nibihe
so njyewe mu bisanzwe nkunda kwiga nubwo biba bigoye abantu benshi birabagora ariko njyewe ndabikunda so narangije kwiga secondaire nize hotel management usoje hotel and management hari ibintu byaje byitwa Kandari nibyo njyewe nihuguragamo muri school umuntu ajya kwiga umwaka wose urumva umwaka ntabwo ari igihe kinini cyane uri kugira ubumenyi so nkunda ngiye kugira ubumenyi nkunda kwiga niyungura ubumenyi mpita njya kwiga Kandari bure urumva ibintu byinshi nagiye niga byinshi byabaga ari Kandari bure ariko ibijyanye na theology byo nagize imyaka nka data nsoza kaminuza y'ibijyanye na theology urumva narayisoje mpita kwiga n'ubundi muri kaminuza y'ibijyanye n'itangazamakuru kandi ndacyanakomeza ntabwo nzahagarara mu gihe ngifite amafaranga yo kuba najya muri ibyo bintu umwanya n'amafaranga y'ibyo bintu nta mpamvu yo kutiga njye ntabwo nkunda gupfusha ubusa umwanya wanjye abanyarwandakazi mukurikiye Gihozo TV show niba muri kubyumva neza umuntu wasoje primaire agasoza secondaire akajya kwiga harya ngo hotel management wize igihe kingana gute hotel and management nabyize bisanzwe muri secondaire mitanya kwiga hotel and tourism mitaniga culinary arts mitaniga maze kwiga ibintu byinshi niga na bino biboro bya air tickets bino byo gukata amatike y'indege niga kuri izi bintu byinshi urangije wongeraho imyaka 4 yamaye nka data urangije wongeraho indi myaka 4 ya theology iyo irarangira none nongeye indi myaka 3 ya oya Giho buretse kubera ko none seka nkubaze Giho ubundi ubwo kutumye imyaka yawe nyikemanga amaye nka data nka mirongo iri munsi y'imyaka 30 ariko ntabwo iri munsi y'imyaka iri hejuru ya 28 nako 29 ubwo ni nka 29 n'amezi ntabwo igira muri iyo myaka iri munsi y'iyo ngiyo amaye nka rero hejuru ya 25 ikabona munsi ya 29 okay guys namwe mushatse mwakora range mukabyumva hejuru ya 25 munsi ya 30 ubwo mubare guhera kuri 29 28 27 mukwamira aho ngaho musubira hejuru aha Gihozo rero kuri uyu munsi wa none Gihozo kuri shaka giye uragasazi shaka uragasazi no kuri aha Gihozo kuri uyu munsi wa none tukuzi nk'umukinnyi wo muri filime yitwa Umukire w'umumiliyoneri inyura kuri YouTube channel ya Press Vision Film Giho abantu bakuzi nyine nk'umuntu urukumva ariko mbe nambere banze ukore twatuntu tw'intoki ongera akantu k'akanyenyeri aha abantu benshi rero bakuzi nk'umuntu ukunda amafaranga kubera ko muri filime ukunda kwactinga uvuga ko mbere yo gutanga inkuru cyangwa se gutanga ga story nko mu rugo aba uri kubwira nka Barise papa wawe badani bande urabanza kubabwira ati kujya mu mbahe amakuru kanda akanyenyeri Giho ariko ubundi ubwo ntabwo waba ukunda amafaranga hanyuma yo gukina filime uvukandisha utunyenyeri kwivuna ngiye nkunda amafaranga oya Giho waba uzi gukorera amafaranga se urumva wakiga ayo mashuri yose utashaka n'amafaranga ayo mashuri wayishyura nanone ni ikibazo aha Giho ese ko hari ukuntu abantu bagukundira imikino yawe muri filime ukuntu ukina uvuga ukora twatuntu tw'intoki zawe ubundi izo ntoki zawe zibamo iki ntakubeshye nanjye sinzi ikintu sinzi n'ukuntu abantu babifata ariko njye mba numva ari ibintu binormal reba nk'uko ndi kuvuga njyewe nkunda gukoresha nyine intoki ndi kuvuga oya hari utundi two guhuza udutoki rega nyine aba ari ukuvuga nk'amagambo utwo ngutwo wari ugize aha guys ni utu ngutu Gihozo akunda kwikora cyane nkunda kudukora bimba mu maraso ni ibintu bikubamo aha Gihozo rero tukakubona mu Umukire w'umumiliyoneri abantu benshi cyane bakagukunda bagakunda udusazi ugira Giho mu buzima bwawe busanzwe waba uri umusazi koko cyangwa se uritonda kuko ukuntu bagufata urumva ukuntu bagufata nyine bagufata nk'akantu k'agasazi karaho kagira utugambo n'umunwa mwinshi Giho ntago ariko bimeze abantu tuziranye mu buzima busanzwe barabi ariko abantu bakwintumye Giho uteye ute bundi tubwire ubundi imimerere yawe
nkunda abantu, nkunda ahantu hari abantu bishimye ariko badafite urusaku, nkunda ahantu hari abantu bishimye, nkaba nkunda abantu urumva, ntabwo nkunda guceceka, sadepa n'ahantu ndi, sinkunda guceceka ku bantu banzi n'umuntu we bwa mbere ahita ambwira ati wow nice to meet you, sinkunda guceceka. Ikindi ngewe kuba twahura tukaba inshuti ni ibintu byoroshye cyane kuko nyine ndasabana tuganira, so ntabwo ari ibintu bigoye, urumva ubuzima mbayeho ntabwo nifunga. Noneho rero Gihozo, mu buzima bwawe busanzwe urukumva nyine hari abantu bagukundira ko ugira umunwa. Giho reka mbanze nkubwire. Nese si bya filime? Aha, nta kibazo niba ari bya filime. Giho ndamutse nje kuko umena amabanga menshi. Ariko nuko wabanyishe. Giho ndamutse nkubwiye ngo tuvuga ati turazamutse nje nawe tugiye nko mu mujyi urukumva, ariko gahunda ngiyemo wenda hari umuntu wagombye kuba yizi, ariko ndakubwira ati Gihozo urabona gahunda dufitanye niwe muntu wenyine uyizi, gahunda tugiye kujyamo niwe wenyine uyizi, nta wundi muntu dushaka ko ayimenya, tukagenda muri iyo gahunda. Nyuma yaho uvugisha ukuri ko iyo gahunda nagiyemo ntazayumvana abantu barenga 10. Biragoye mu buzima busanzwe ndi umuntu ugira ibanga. Ubwo munwa gwawe njye n'inshuti zanjye, apana inshuti yanjye, mfite umushuti wanjye umwe, nkajya n'abandi bafite benshi, ariko ikintu cya mbere banzi njyewe ibintu byanjye tuganira bari byanjye nawe, hagati yanjye nawe, nta wundi muntu ushobora kuzamo hagati yanjye nawe, ibintu twaganira ngo bimusangane. Yego. Ariko turi abantu benshi bikavugirwa aho ngaho, ngiye kubivuga bivugira muri rusange, ntabwo nzi bya biboro ngo byashyushyushyu mujyanye ngo amagambo ngo yashyire runaka ngo nabashyire runaka bikazazenguruka utuntu twashyushyu gasubiremo akantu kashyushyushyu ako like waba bari utwo tuntu twashyushyushyu ntabwo mbikunda, bacaka nyine ibintu bigende mu mucyo, bibe biri mu mucyo, bani ibintu ngo so Gihozo rero muramwumva cyane ko ari umukunzi wa filime akunda kuzikina. Yibaze ko muri kaminuza ari kwiga itangazamakuru, wiga mass communication I think, hanyuma kwiga mass communication agahita ava mu itangazamakuru ahubwo akaza kwikinira filime. Ngiye mba nkeka ko wayobye Giho, wagombye kuba waragiye kwiga filmmaking. Urazi impamvu nahisemo kujya kwiga itangazamakuru nuko nayo ndi kurikora nshaka kugira ubumenyi. Rero kuba ndi kuryiga narikoze, urumva hari abantu biga kaminuza biga itangazamakuru batari ibyo bintu bakora, njyewe rero naje kubyiga nanabikora. So ubu rero muri nosi ureba ikintu kiri kimeze neza kiri kwinjiza amafaranga. Rero filime ku bantu batabizi, filime ziragutunze. Ibaze ko ushobora gufata filime akaba ariyo yonyine ukira kandi ukabaho ubuzima bwiza. Don't you see? Ukabaho ubuzima bwiza ukabusa neza. I see the outfits. Navuga Gihozo nanjye rimwe na rimwe ndi kumva bishobora kuba ari byo. Nibyo, filime ikagutunga. Sinzi ko itangazamakuru idafite abantu bitunze ni benshi pe, ariko filime nayo yagutunga. Rero urabalansinga ukareba ikintu gishobora gusumba ikindi akaba ari cyo ukora. Ngiye gukomeza. Yego. Gihozo rero nkuko Giho hari akantu kawe nigeze kumva, hari interview umunsi umwe wigeze gukorana na Irene Murinda Habi kuri MI Empire. Si wakoze interview na Irene? Aha. Hari akantu kakunze kugarukwaho cyane kacurendinze ku mbuga zose, akantu kitwa ka ndongora nitunge. Gihozo, kari akantu ka ndongora nitunge, what does it mean? Cyangwa se wowe washakaga kuvuga iki mu yandi magambo? Katrendinze abantu batabashe kumenya neza ikiganiro cyari cyabanje imbere. So ukuntu byari byagenze, twari turi kuvuga ku bintu by'abahungu nyine bari kwitwaza ngo ubukene burahari, bigatuma atakora ubukwe ngo hari ubukene. Ukibaza ngo uyu muhungu utari kurokora ageze mu myaka 35 40 avuga ngo hari ubukene, ubundi nagera mu myaka 45 nibwo azabona amafaranga. Ndi kuvuga ati niba ufite umukobwa uzi gushaka amafaranga, wowe nawe uri umusore uzi gushaka amafaranga, wamurongoye mukabana. Rero ndi kuvuga ati ko kunzi gushaka amafaranga, ubundi urundongore, ubundi utere intambwe ya mbere, izindi zisigaye Imana izazitera. Mu yandi magambo ngo wamurongoye akitunga. Waje sinzi ibintu ariko ngwino nshaka witunga. Nuko nyine mu Kinyarwanda cyiza bavuga uko nguko warukuze. Hanyuma rero Gihozo rero uko mbizi ngenzi ko uri umushabirizi, niba ariko bavuga mu Kinyarwanda, cyangwa se umushabitsi, uri umuntu nyine ukunda kujya mu tuntu twinshi cyane. Giho, hanyuma yo kubukina filime nta kandi kazi wabukora?
wamamaza ibiki kagira inkuru n'umunwa wo kuzibara namamaza imisatsi iyi ngiyi nkamamaza amavuta yo kwisiga yo ku ruhu yego nkamamaza kampani zitwara imizigo yego ibintu byinshi nkamamaza siranse yo kwivuza siranse y'imodoka nkamamaza ibikoresho byo mu nzu nkamamaza ni byinshi rwanda bajye kuri platform zanjye kuri Instagram urabona ibintu byose nkoraho ibintu namamaza amatelefoni mana ni byinshi cyane ariko nyine mu buzima busanzwe ngewe ndamamaza niko kazi so nk'uko mubyumva rero Gihozo ni umuntu nyine ushakisha amafaranga ahantu hose akayashakira mu mafilime yava mu bintu by'amafilime akajya kuyashakira mu bintu byo by'imyenda akamamaza imyenda akamamaza amakampani agiye atandukanye amakampani transportinga product z'abantu hahandi ushobora gutumiza product ikava hanze ikakugeraho iyo transport Gihozo arabyamamaza ibyo byose yamamaza ngo amavuta yo kwisiga niba uri kubirebe si the face iyi sura rwose uri kubona ahangaha ya mavuta yose yamamaza gusa amavuta yanyu ngo arahenda ngo ni mu 200 gusubiza hejuru oya ntabwo amavuta yacu ahenda kuko amavuta yacu ari Burayi ntabwo ari amavuta ashobora kukwangiriza uruhu ntabwo ari amavuta ashobora gutuma nyine usa nk'abantu nyine usa nk'inyama y'inyoni kuko papa wanjye n'ubwo ari kuvuga papa wanjye wo muri filime Tukote yego iyo umuntu atukuye aba asa nk'inyama y'inyoni so ni amavuta meza ni amavuta meza Giho ese ko mba numva iyo wamamaza amavuta y'200 koko ufite uzi ko abantu bose batari kuri level imwe wenyine ubyumva ute kubona wamamaza amavuta angana uko nguko ndetse n'abantu bagukunda bakifuza kuba baza hariya nta bundi buryo mufite mukoramo ku buryo na wa muntu uri mu cyiciro cyo hasi nawe ashobora kwisanga ayo mavuta yayabonye tugira promotion niza nzabamenyesha tugira ama promotion ya buri mavuta yose ajyanye n'ibindi tugira amavuta y'abagore n'ay'abagabo twitwa Age Fighting Beauty Cosmetic dukora hano muri Chic kuri floor ya mbere ushobora kuhagera ndaza gushyiraho nimero ushobora kuduhamagara uri umuntu uri hanze ahantu hose waba uherereye twe tugira amavuta y'imvaburayi gusa nta ya mavuta y'amapirate tugira tugira amavuta meza cyane adashobora kwangiriza uruhu ahubwo atuma uruhu rwawe rumera neza tugira ya mavuta tugira hari ukuntu bavuga ngo anti age kwa kundi uruhu rwawe duhera ku myaka yose waba ufite n'abana turabasiga tugira n'aya mavuta atuma uruhu rw'umuntu rubasha kumera neza wa muntu umaze kugera mu zabukuru kuva ku myaka 45 kuzamura tuhereza amavuta akuraho iminkanyari ya mavuta akuraho bya bintu bibangaha bitwa gute amaribori amavuta akuraho amataje amavuta akiza imvuvu ubwo tugira amavuta y'ubwoko bwose so ushobora kutugana rero tukaba twagufasha ushobora guca kuri platform zanjye kuri Instagram yitwa Miss Independent 2017 uhita ubona ayo mavuta ukabona nimero ukabona location twahita tugufasha ariko Giho hari ikindi kibazo nifuje kukubaza inshuro nyinshi cyane hari ngiye gusoma ama comment y'abari abantu bo kuri platform zawe ndetse na hariya muri filime ugasanga umutipe rwose yarifashe ravuze ati Gihozo ngenda mukunda ku buryo icyo yansaba cyose nagikora ariko uwo mukobwa rwose nkamubona nkamwifunga Giho waba ugira umukunzi ubundi kandi ntubeshye abanyarwanda uvugisha ukuri n'ufite gahunda yo gutambutsa ijambo rwose aritambutse ngira neza mbivuga so ngewe nta sheringira Giho ntabwo tubeshye single happy and searching you are single and searching guys amarembo aruguruye ufite iyerekwa aritambutse kuko ndumva amarembo yuguruye kwa Gihozo abantu bose mwibazaga niba Gihozo ari single cyangwa se niba afite umukunzi my god Giho ko ngiye numva ntabyizeye oya byizere ngende guys muri comment ndabizeye namwe rwose muze mukurikije uko mubona Gihozo koko namwe murabona Gihozo yaba ari single cyangwa genda abona Gihozo utari single gusa ibyo tubwiye wabona ariko bimeze ariko guys n'abantu bazi Gihozo muzatubwira neza niba Gihozo mubona koko yaba ari single hanyuma rero Gihozo tugana ku musozo ndashaka kugira ngo wongere wibutse abanyarwanda platform zawe ukoresha cyane ndetse ubabwire ni igiki ubateganyirije imbere yawe kuri YouTube channel yawe yitwa Gihozo TV Show.
platform zanjye ngura imaze kubivuga ni Miss Independent 2017 cyangwa ukandikamo Gihozo Josephine Teta ucyandikamo Gihozo mitanza nirukanga nje kukwakira mu following kuri Facebook niko nitwa no kuri TikTok nitwa Gihozo ushobora kujya ukayitumbona muze mu following munyereke urukundo iyi video muyisharinge muyibwira abantu bose muyereka abantu bose bayirebe mumva muyigeze ku isi yose hanyuma rero ikindi kirenze ndabakunda mbifuriza ibintu byiza niba ndi kubategura n'ibintu byiza soon as possible ndabashyiraho utuntu tumeze neza udushoti movie nyine utuntu tumeze neza kwa dusa neza tuzabaryohera ndi kubategurira ibintu byiza niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo tuganire mumenye ngo who is thank you so much ngira ngo mwese mwabyumvise ibyo Gihozo wakora ibyo ari gukora ubu ngubu ndetse n'ibyo ateganya kubakorera imbere cyangwa se gukora imbere mugende mukore subscribe kuri Gihozo TV show mu following ku mbuga nkoranyambaga ze kuri YouTube Gihozo TV show kuri TikTok Miss Independent 2017 kuri YouTube nako kuri Facebook yitwa Gihozo kuri Instagram kuri X aho hantu hose mugende mwandikemo Gihozo Miss Independent 2017 muraza guhita mumubona ngira ngo rero nagerageje kubaza ibibazo byose mujya mwifuza kubaza Gihozo n'ibindi mwifuza kumumenyagaho cyangwa se ibyo mwifuza kumumenya yes ibindi byose mwifuza kumumenyaho mugende mubyandike muri comment next tuzaza tubibabaza reka mbashimire mwese mwatwabanye kuri Gihozo TV show mugende mukore subscribe kandi mugende murebe filime y'umukire w'umumiliyoneri wigize umukozi wo mu rugo wigize umukozi wo mu rugo kubera urukundo mugende mukore subscribe kuri Press Vision Film ikindi na Press Vision Studio yes aho hantu hose mugende mudu following mukurikiranira filime iraryoshye ni filime nziza cyane kandi ikindi ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye muri comment turabakunda cyane mukomeze mubane natwe muri gahunda zacu zose ciao